madamu wawe ukajya mu gikoni wowe uzi ukuntu wajya ndayizi ntabigisha ngo biyimineke ahantu. Tugiye guteka crepe. Rero ubu niyo tugiye kuza dukurikira ingredient twakoresha. Amahoro kuri buri wese. Nanone twageze ku Mashusho TV. Abantu mutari mwakora subscribe, mukore subscribe ku Mashusho TV. Ubundi twagizwe biri mu kiko n'abantu mukunda ibintu byo guteka. Ubu tugiye kongera tuza duteka. Ubu none tugiye gukora icyo bita crepe. Ugateka kuri wa apana kuzajya ubyumva ngo ni wijya mu mahoteli gusa, ugateka crepe wibereye wawe. Iyi na Mashusho TV channel, Amashusho TV. Rero ukande subscribe ubundi uje nabisangiza n'abandi bantu nabo bamenye guteka. Tugiye kuza rero turebera hamwe uburyo twakora crepe. Muri kumwe na chef Deo nkuko bisanzwe, tuzatwiga ibintu byinshi cyane. Mujye muri hafi. Crepe rero ingredients yazigize dore ni farine, agasukari, tugashiramo amagi, kandi tugashiramo udushishwa. Hari ukuntu nagushiramo indimu mukandiremo ni ibishishwa. Murayibona ndi kubikora, babyita ubundi fruit zeste. Dore turakorera hano, tujye tugwa mu ntuza, turadukorera hano, tujye tugenda tugwa muri do yacu. Dutuma ihumura neza crepe yawe. Ubundi noneho ugashiramo utuvuta duke n'amata. Tugiye kuza noneho tuvanga izo ingredient kugira dutangire tubone crepe yacu imeze neza. Hano murabona ko nari mfite umunzani, napimye na amagarama 250. Ututwo ni 150. Isukari, amagi na 3 n'utushiramo n'utuvuta duke n'amata. Crepe ushobora gushiramo n'amazi make, ariko ikizana n'amata. Kiretse ufite amata make ya wenda. Ubu rero tugiye kuza dukora method of cooking, uburyo wabiteka. Ubu tumaze kureba ingredient. Turafata ifarini yacu tuyishiraho, turayipondera. Noneho dufata amagi yacu tuyashiremo. Ni ibintu biba byoroshye. Ubundi uzi wamenye bimwe n'ibindi byose bigenda bihita biziraho. Amagi yacu kayashiramo, agasukari kacu murakabona. Agasukari nakacu nako tukagashiramo. Ushobora kubushizemo kukaza kongera gutestinga nyuma. Noneho ya fruit zeste yacu, murabona. Urabona ko turi kujyamo dutuma ihumura neza. Murabona aho byagize, aho byageze, dutuma ihumura neza. Hano ifite akasimeri, mbese impumuro nziza. Kubigura amafaranga ahenze. Utwo tuba tubaye. Noneho isoje rero ukubitamo ikintu cyita milk cyangwa amata. Ukabanza bashiramo makeya kugira uponde urebe aho bigeze. Noneho ugafata whisky yawe
umutozo whisky mu cyongereza ukabona kuri kuvanga ukavanga neza rwose. Iyi doyo yo iba yoroshye ntabwo imeze nk'iyo mandazi yo ibifashe, ariko iyo iba yoroshye. Neza ikanoga, kumva kuba yoroshye ikanoga neza, utuntu twose nta na kamwe kaba karimo, twose tuba twavuyemo. Yawe bibaye tugiye guteka crepe. Ugakubitamo umuriro wawe, ushyiraho utuvuta duke kugereka imenyere nyine nusukaho crepe yawe ibintu bihita biba sawa. Crepe yawe ready. Ugahindura urundi ruhande narwo ukaruhuta rukabanza rwashya.
inshuro nyinshi akambara ntabwo akunze kuba perfect. Kanazinga bari sawa. Nako ni sawa. Nako ni sawa. Twari hano. Ibanze yamenyera, iyo imaze kumenyera cyane, iyo imaze akambera ubundi iyo ukigakora ukamenya yamenyereye. Utuvuta ukoresha tubane duke kabisa, ntabwo ari ngombwa ngo